iby'isi ni gatebe gatoki. Impanuka izwi cyane yagaragayemo Alec Baldwin mu mwaka 2021 yari iya mbere yabaye mu ruganda rwa sinema. Mu mwaka w'1993 habaye indi nk'iyo ubwo Brandon Lee yapfaga arashwe mu buryo butateganyijwe ubwo bari mu ifatwa ry'amashusho y'iyo filime. Brandon Lee yapfuye ryari? Brandon Lee yapfuye ku ya 31 Werurwe mu mwaka w'1993 yapfiriye i Wilmington, aha ni muri North Carolina, azize isasu ryarashwe bitateganyijwe ubwo bakinaga filimi The Crow. Uyu mukinnyi wari ukiri muto w'imyaka 28 yari umuhungu w'umukinnyi w'ibyamamare mu mikino ngororamubiri ndetse no kurwana, Bruce Lee. Icyo gihe Brandon Lee yari ari gufata amashusho ya filimi ye ya 9, akaba yari ari mu nzira igaragara yo kwamamara, ariko urupfu rutunguranye rwamwambuye ayo mahirwe ubwo yari ari gukina ishusho irimo kurasana. Nubwo sinema ari uruganda rw'imyidagaduro, ntirwirinda impanuka z'akazi nk'uko bigenda mu zindi nzego. Izi mpanuka zitwara ubuzima bw'abantu benshi ku isi buri mwaka. Ni ngombwa ko habaho uburyo bwo guhugura abakozi neza mu bijyanye no kwirinda ingorane z'akazi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko umuhungu wa Bruce Lee yarasiwe kuri seti aho yari gushutinga filimi, akaraswa isasu bari gukina filimi bikarangira rimuhitanye ndetse akanitaba Imana akiri muto cyane. Icyo ngusaba no kubana nanjye paka ino video irangiye. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bwa stars batandukanye bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye ku buryo utezi byagufasha kuzireba, tukakubwira utundi tuntu n'utundi ku ba celebrity bagiye batandukanye. Niba wumva interest ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dukomeze tureba uburyo isasu ryahitanye Brandon Lee. Muri seni yahitanye Brandon Lee yarashwe n'umukinnyi Michael Maz wakinaga undi murimo. Igisasu cyagombaga kuba blank, gisakuza gusa ntigikomeretse, ariko mu ifatwa rya kabiri ry'iyo sene habayeho kwibeshya gukomeye. Biravugwa ko mu buryo butunguranye hari icyuma cy'isasu rya nyaryo cyari cyasigaye mu muvuvu w'iyo mbunda. Nubwo amashusho yafashwe uko byari byateganyijwe, Brandon Lee ntiyigeze agaruka nyuma yayo. Abari aho ntibari bazi ko isasu rya nyaryo ryamwinjiye mu mubiri, maze bituma apfa ako kanya. Uruganda rwa sinema rwahuye n'agahinda gakomeye kubera gupfusha umukinnyi wari ukiri muto ufite impano idasanzwe. Urupfu rwa Brandon Lee si rwo rwonyine rwabayeho mu gihe bakinaga filimi. Imyidagaduro y'amafilimi cyane cyane zirimo urugomo cyangwa ibikorwa by'amayeri action, ibi bijya bijyana n'impanuka. Urugero ruri hafi rwa Alec Baldwin, aho mu mwaka w'2021 yarashishije imbunda yari yuzuyemo amasasu nyayo, byaviremo urupfu. Hariana Hatkins wari ushinzwe gufata amashusho. Henshi impanuka zo kwifatwa ry'amafilimi zirangira nabi, ndetse n'ibyamamare nka Tom Cruise bakunze kugira impanuka zitandukanye. Urugero ni igihe Cruise yakomeretse bikomeye mu gihe yakinaga Mission Impossible Fallout, aho yasimbutse kuva ku nyubako imwe ajya ku yindi
he had broken his ankle. hari igihe impanuka zibera hanze ya seri. urugero rukomeye ni urupfu rwa Paul Walker wamenyekanye cyane cyane muri Fast and Furious, wapfiriye mu mpanuka y'imodoka. yateye agahinda abakunzi ba sinema ku isi hose. kwita ku mutekano no gukumira ibyago ni ingenzi cyane mu ruganda rwa sinema. iyo habaho ubugenzuzi bukwiye ku masasu akoreshwa muri filime, urupfu rwa Brandon Lee cyangwa Halyana Hutchins rwari kwirindwa. ibi twarebeye hamwe uyu munsi ni bimwe mu bintu byateye urupfu by'umukinnyi w'icyamamare Brandon Lee. niba iki kiganiro kigushimishije, kanda like ukande na subscribe, ufungure inzogera kugira ngo igihe dushyizeho amakuru nk'aya meza uzajye uyabona mu ba mbere. Njye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.